Imana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uyu munsi nawo utwongejeho kurama ukubaho. Icyubahiro ni icyawe kandi tunezerewe imitima yacu ko uduhaye uyu munsi nanone. Data, dushingiye ku ijambo ryawe ritubwira ko ari ryo tabaza ry'ibirenge byacu kandi rikaba ari naryo mucyo umurikira inzira zacu, natwe dufashe umwanzuro wo kujya turisoma kugira ngo rituyobore uburyo tugomba kuvuga, rituyobore mu mitekerereze yacu, rituyobore mu mikorere yacu, ibikorwa byose dukora bibe bijyanye n'icyo wadushyiriye ku isi. Data, ngaho bana natwe utwuzuze imbaraga zawe zo kubikunda ndetse no gushyiraho umwete kugira ngo dusobanukirwe icyo dushakaho kandi tubikore mu buryo bukwiye. Bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi tugiye gusoma igice cya 19 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Reka duhere ku mutwe mbere ko dusoma umurongo wa mbere. Umutwe uratubwira ngo Pilato acira Yesu urubanza. Nuko Pilato ahera ko ajyana Yesu amukubita imikoba. Abasirikari baboha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe, bamwambika n'umwenda w'umuhengeri. Baramwegera baramubwira bati, "Ni amahoro umwami w'Abayuda?" Bamukubita inshyi. Pilato yongera gusohoka arababwira ati, "Dore ndamusohoye, ndamubazaniye ngo mumenye yuko ari nta cyaha mubonyeho." Nuko Yesu asohoka yambaye ikamba ry'amahwa n'umwenda w'umuhengeri. Pilato arababwira ati, "Uwo muntu nguyu." Abatambyi bakuru n'abasirikare bamubonye batera hejuru bati, "Mubambe, mubambe." Pilato arababwira ati, "Muba ari mwe mumujyana umubambe, kuko jyewe ntamubonyeho icyaha." Abayuda baramusubiza bati, "Dufite itegeko, kubw'iryo tegeko akwiye gupfa kuko yigize umwana w'Imana." Pilato yumvise ibyo arushaho gutinya. Nuko yongera kwinjira mu rukiko maze abaza Yesu ati, "Wavuye?" Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Pilato aramubaza ati, "Uranyihorera? Ntuzi yuko mfite ububasha bwo kukurekura kandi ko mfite ububasha bwo kukubamba?" Yesu aramusubiza ati, "Ntiwagira ububasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru. Nicyo gituma ukungabije akurusha icyaha." Uhereye ubwo Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura, ariko Abayuda batera hejuru bati, "Nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kayisari, kuko umuntu wese wigize umwami aba agomeye Kayisari." Nuko Pilato yumvise ibyo asohora Yesu, yicara ku ntebe y'imanza ahantu hitwa Amabuye Ashashwe, mu Ruheburayo hitwa Gabata. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika, hari nk'isaha 6. Nuko abwira Abayuda ati, "Nguyu umwami wanyu." Nabo batera hejuru bati, "Mukureho, mukureho umubambe." Pilato arababaza ati, "Mbese mbamba umwami wanyu?" Abatambyi bakuru baramusubiza ati, "Nta mwami dufite keretse Kayisari." Aherako aramubaha ngo abambwe. Tugeze ku murongo wa 17 ariko dufite umutwe uvuga ngo babamba Yesu. Nuko bajyana Yesu. Asohoka yikorereye umusaraba, agera ahantu hitwa Inyabihanga mu Biheburayo hitwa Igorogota. Bamubambanayo n'abandi babiri hirya no hino, Yesu yari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditswe ngo, "Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda." Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, "Ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda." Pilato arabasubiza ati, "Icyo nanditse nacyanditse." Nuko abasirikare bamaze kubamba Yesu, bajyana imyambaro ye bayigabanyamo 4, umusirikare wese umugabane we, ariko hasigara ikanzu ye. Iyo kanzu ntiyari ifite umubariro, ahubwo yari iboshywe yose uhereye hejuru ukageza hasi. Nuko baravugana bati,
twe kuyitanyagura, ahubwo tuyifindire turebe uri bube nyirayo uwo ari we. Bavuze ibyo ngo ibyanditswe bisohore, ngo bagabanye imyenda yanjye kandi bafindira umwambaro wanjye. Nuko abasirikare babigenza batyo. Nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati, mubyeyi, nguyu mwana wawe. Maze abwira uwo mwigishwa ati, nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa amujyana iwe. Tugeze ku murongo wa 28 dufite umutwe uvuga ngo urupfu rwa Yesu. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati, mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati, birarangiye. Acurika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika, kandi abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubihamije, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri, ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabereye kugira ngo ibyanditswe bisohore, ngo nta gufwa rye rizavunwa. Byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Ndafashijwe pe. Tugeze ku murongo wa 38. Yosefu na Nikodemu bahamya Yesu. Hanyuma y'ibyo haza Yosefu wo mu Arimatayo nawe yari umwigishwa wa Yesu, ariko rwihishwa, kuko yatinyaga Abayuda. Uwo ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza akuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemo, wa wundi wigeze kumusanga nijoro cyagiye, araza azanye ishangi ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajya intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'ibitare hamwe n'iyo mibavu, nk'uko Abayuda bagenzaga bahamba. Aho hantu bahambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari imva nshya itarahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu, kuko wari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva yari iri hafi. Aho niho dusoreje gusoma uyu munsi igice cya 19. Dukomeze twumve uko inkuru ya Yesu yagenze ku musaraba, uko yapfuye. Ubwo ejo nibwo tuzasoma igice cya 20-21. Ariko Imana ibaho umugisha bakomeje gukurikira, kandi dukomeze twumve icyo Imana idushakaho. Imana ibaho umugisha, kandi murushaho kugubwa neza no kuzura Umwuka Wera. Amen.